Yes, nongeye mbahaye ikaze kandi nongeye kubifurije kugira umunsi mwiza. Ino channel turiho ni Soso TV show. Njye wumva ni Nyaga, umusore wanyweye amata akisiga andi. Uno munsi tukaba tuje kugira ngo tubahe icyo bita ubwino. Uno munsi twabazaniye umutumirwa. Hari abamuzi, hari abatamuzi. Uno munsi muramenya amakuru ye, mumenye ngo ni muntu ki, akora iki, ariko abenshi nkuko mumuzi mujya mubona na ba Gitafu, mujya mubonana na bande abantu benshi batandukanye, ariko igitangaje uyu nguyu aririmba indirimbo za gospel cyangwa se indirimbo zo guhimbaza Imana, ariko akaba yarazizanye mu buryo bwo kugira ngo buri muntu wese yisangemo. Turakwakire neza. Yego. Urakoze cyane kunyakira. Turakwakiriye, ariko kugeza kuri ubu ngubu abantu barimo kwibaza ati se bamwita gute, yaririmba gute, bimeze bite? Njyewe izina ryanjye ndarizi, ariko kuri ubu ngubu turagira ngo wibwire abanyarwanda. Uri Imana yo mu misozi kandi yo mu bibaya, ijambo wavuze rishobora gutinda ariko ntirijya rihera. Hari aho nageze ndananirwa cyane maze ncika intege mu rugendo, ariko nibutse ijambo wambwiye mpita nuzura imbaraga. Turakumvishe mu nganzo yawe rero. Na n'ubu ntabwo uramenya? Ati yego. Twayumvishe. Ni Imana yo mu misozi. Yego. Amazina ngo ni nde? Nitwa Enoke, ndirimba Imana yo mu misozi kandi yo mu bibaya. Warumbwiye mbonana na Gitafu ngo na Nzovu ngo n'ibiki byose, kuba abantu dukorana se cyangwa tubana ubuzima bwa buri munsi bw'akazi ntabwo bivuze yuko ntahimba gospel. Yego, ngenda umuririmbyi wa gospel, ariko nkaba nkunda Imana, nkakunda n'abantu, nkakunda no guseka. Yego. Turabizi ko mu Rwanda cyangwa se uko tumeze ku isi, abantu ukuntu tumeze turemyemo, uvuga ngo niba tubonye umuntu wagiye mu nzira igana mu ijuru, niko twabivuga. Mu nzira igana hehe? Mu ijuru. Ni ukuvuga ngo niba twarakubonye wagiye mu nzira igana mu ijuru, ntabwo tuba tuzi ko wanaza ukegerana n'abantu batari muri iyo nzira, sibyo? Ariko hari ahantu ngenge nkunda gusoma, hari ahantu nasomye aravuga ngo niba waragize ububasha bwo kujya bwo gukizwa, egera n'abandi bakizwa. Ariko abantu sinzi ukuntu nasomye, sinzi ngo ni nagana. Hari abantu buriya abantu ntabwo turasobanukirwa. Njyewe ndi umwadeperi, nsengera mu itorero rya deperi, niho navukiye, ngeze imyaka 12 mfata umwanzuro wo kurigumamo. Hari ikiganiro rero twakoze ejo bundi na Gitafu na Nzovu, abantu baranyandikira ati watangiye kujya mu ngeso mbi, watangiye kujya, ariko by the way abantu basobanukirwa. Ntago kuba naza nkicarana nawe Nyaga ntago ari we mvuze, ndabizi ugira amahane ariko ntayigira. Naza nkicarana nawe Nyaga, icyo kiganiro kiri kuri channel ya Pastor Manase, abantu bagiye bakireba, barambwira ngo ugiye mu ngeso mbi, ngo warimbaga gospel, ngo uvuye muri gospel, ngo nawe ngo icyambere abantu ntago ndabicyamamare. So by the way, ariko ndashaka kuzereka itandukana abantu ngo bazi ko ngo umuntu abaye icyamamare ngo ahita ngava mu bintu by'agakiza, ariko njye ntago ari uko bizagenda. Ariko kuba naza nkicarana na Nzovu tugakora ikiganiro ntago bivuze yuko mba navuye mu nzira y'agakiza. Kuko byerekana n'ubutumwa bwiza bw'uko aho waba uri hose ushobora kugira gute, nawe ushobora kuba umwana w'Imana. Nubwo twese turi abana b'Imana, ariko simvuga yuko wenda uko ushobora kwegerana n'Imana ariko runaka ashobora kwegerana nayo, ariko iyo wegerana nayo biri hafi, ukabasha nanjye kuba wanyegerana, kuvuga ngo nanjye mba negeranye n'iki n'Imana, kuko Imana iri muri njyewe. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu bimeze. Imana ntayo uzabona, Imana niyo iri muri njyewe. Niwicarana n'unyubaha uzaba wubashye, ningukunda nzaba nkunze Imana. Nuko rero ibintu byubatse abantu bajye basobanukirwa. Rero kuba nakwicarana na Nzovu ntabwo biba bivuze yuko abantu, maze iminsi nyine ntabivugaho, ariko abantu nagiye banyandikira SMS kuri WhatsApp, wahuye na Nzovu, Nzovu agiye kukwigisha imico mibi, ahubwo nahavuye Nzovu wambwiye ko azakizwa. Wanjye nabonye akantu wagakize kuri sitatu uvuga ngo Gitafu agiye kubatiza. Oya, Gitafu yarambwiye ko agiye kwakira agakiza.
rero ni ukuvuga ngo wenda ukuntu abantu turemyemo cyangwa se imyumvire dufite, ariko njye navuga ko ari imyumvire kuko ibintu byose nibyo twiyumvisha. Ni ukuvuga ngo kuba usenga ngo ntiwemerewe kuba wagenda ngo wambare agapantaro keza, ntiwemerewe kuba wakambara ngo iyo ngofero, ntiwemerewe ngo kuba ngo wakoresha imbuga nkoranyambaga ngo uzikoreshe wenda ngo ushobore gufata wa muntu abantu bazi ko adakijijwe ngo ube wamuzana abantu babonereho ko nabo bashobora gukizwa, sibyo? Ni ukuvuga ngo na Yezu aho yagendaga wenda dukurikije ibyabereye mu ijuru nubwo tutari duhari ese ntabwo uzi no hari umuntu twaganira ejo bundi hari indaya iri muri Bibiliya ariko iriya ndaya igitsetse, reka nyite indaya icyo gihe yari ikiri indaya. harya bamwita ngo iki? Mariya wundi bamwita Mariya wundi noneho yari akiri indaya ngo araza rero ngo afata Yesu ngo amuhanaguza imisatsi ye, noneho ngo abantu bari bicaye ngo hirya ye ngo ba Petero ngo bahita bavuga ngo iriya ndaya iri gukora iki kuri Yesu ra, noneho babona Yesu yatuje babona Yesu yatuje ibintu byagenda hanyuma ngo Yesu arangije ahantu yabiciye mu mutwe arababwira nagera ntimwigeze mumpa amazi ngo nkarabe, nimwampaye amavuta ngo nisige. Yesu buriya akavumbi ngo kari kamurenze byadanje, urumva kenda kugera mu bitsi. Yego rero abantu bagiye batandukanye, ni ukuvuga ngo na Yesu ahantu yagendaga ntabwo ari ahantu bakijijwe, ahubwo abo babaga bakijijwe yarabasigaga ahubwo akajya gushaka za ntama zazimiye. Yego niko Yesu yakoraga. Rero ntago, ahubwo dukeneye kugenda tugasanga abo bantu batumva Imana, tukabasanga tukagira dute, tukabazana mu Mana. Niba nzova anywa inzoga njye ndashaka kuzasiga yaravuye ku kigero kimwe cyo kunywa inzoga ari ku kindi, noneho nkazasubirayo yaraziretse, ariko anambwiye ko agiye kureka inzoga bayita ashobora no kunayinywa ariko akunda Imana cyane, kuko ni ukuvuga ngo ntabwo mu gukunda Imana bigaragarira mu bikorwa, sibyo? Kunywa inzoga ari icyaha. Impamvu ngewe byambera icyaha ni uko ahantu imbamo ni nk'uko waba mu rugo iwanyu gutaha saa 3 byemewe, ariko ngewe gutaha saa 2 ntagomba kuzirenza. Rero nimba itorero ryanjye ADEPR ritemera inzoga kuzinywa bizambera icyaha, ariko muri Katolika ninjyamo kunywa inzoga nta kibazo. Kubera iki? Hari igihe iwacu turwana intambara muri ADEPR z'abakobwa bambara amapantaro kandi batabyemerewe. Yego rimwe na rimwe umushumba akagacisha batakoze, mwakwigira aho bambara ipantaro ko nta kibazo aho babyemerewe. Rero ntago urumva ibintu byose, ntago nacatse kuvuga ko kunywa inzoga atari icyaha, ariko Nzovu we yambwiye ko agiye kureka inzoga by the way, byaba ari na byiza, cyangwa se agakora tunywere. Ni ukuvuga ngo wenda njyewe mu by'ukuri abantu barambwiye ati nyaga dore ibiganiro byanyu mukoresha ibiganiro abantu barabikunda, ariko turajya uzatuzanira umuntu bamwita Enoke, twamubonye kwa Manase tumuzi kwa Regisi bari bakina amafilimi, Manase tubona akina filimi rimwe, tukagaruka tukabona arimo aravuga ijambo ry'Imana, tukabona ni ibintu byiza. Urumva hari abantu bisanga mu mujyo we, kandi burya umuntu uvuze ijambo ry'Imana muri biriya bintu birimo gusetsa, ndizera ko na Yesu yenda agenda avuga ubutumwa ntabwo yagendaga akankamira abantu, yagendaga yaboroheye bakabasha kujya mu mujyo umwe. Urumva niba iyo ntuza umbwiye yarabashije kumugera ku birenge, ntabwo yo yamwigezeho yahindutse umuvugabutumwa, bamwita indangamiro. Yego ntabwo yamugezeho yahindutse umuvugabutumwa kugira ngo amwoze ibirenge, yamugiyeho ari icyo ari cyo, ahubwo Yesu abasha kujya gute kumwemerera. Yego muri Yesu yatamubwira ati toka ariko by'iki gihe uzi ko hari umuntu ari indangamirwa hariya, uzi ko uri umupasiteri byuza tuve ko Yesu bamanaguye ibirenge, uri nk'umupasiteri ukamanuka hariya akavumbi kakurenze ku nkweto, indangamirwa ikakubwira ati zana ngo uhanagure, nubwo cyangwa uri kuvuga ati abazimu baje. Urumva nicyo kibazo nyine, nicyo kibazo, sibyo? Ikindi nanone yego, ikindi nanone naganiriye n'abantu ejo bundi turi ahantu turimo gutera story, njya kumva abantu baraganiriye ngo wana ngo ni ukuvuga ngo rero ngo nugiye ngo marine ngo zabayeho mu ngubu ngo no kubwa Yesu ngo marine zari ziriho, ngo n'abantu bagendanaga na Yesu buriya ngo zari marine.
ngo bari marine. Ndabaza se kubera iki muvuza ako kantu ngo wese ngibaze ngo mu ntumwa 12 za Yesu ngo impamvu kugira ngo ko ari marine ngo nakazi zagiraga ngo zigwaga zigenda ngo zigatungwa n'abantu gutya na gutya ngo Yuda aza kwivamo avuga ati ibi bintu ndabona abantu banjye barateye imbere nge ndasigaye ngo bamukubita nk'ibiceri 30 nuko tubishyira mu biceri ariko kuri iki gihe ni nka miliyoni 30 sibyo. Reka nkubwire ntago uwo muntu nk'uko sinzi nimba azi Bibiliya, Yesu yavaga kubwiriza, ubundi Yesu urugo yavukiyemo bari ababaji. Yego, tubona ko na Yesu hari igihe yagezemo akajya acishamo akajya gufasha papa we kubaza, ubwo byumvikana ko hari n'igihe hari bikorera, niba barabyikoreraga sinzi. Ese buriya ni papa we? Ni Papa we? Yari papa ariko ntabwo ari we wamubyaye. Ariko nyine none okay ngareka tujye mu nyurabwenge, urabyumva iyo uvukiye ahantu wenda ukavukira ahantu mbere wawe adahari hari undi mubyeyi aba yitwa mukaso, none nka buriya Yesu ko yavukiye hariya kandi ntuza ninde Yosefu atari papa we, buriya yari iki cya Yesu? Reka nkubwire yarisi, dore ukuntu yarisi ubundi buriya yari Mukanyina. tugiye no kugera mu bihe bya Noheli, ikiganiro ni cyiza buriya Mukanyina sigaho. Ubundi mbere na mbere uzi Ikinyarwanda kivuga ntabwo kivuga wowe wise Mukanyina ahita yitwa se wabo. Yari se wabo kandi se wabo ceceka nkubwire habayeho ubundi bagishakana habayeho kudahura, ahubwo Mariya yasamye inda y'Umwuka Wera. Ariko nanone ikintu nashaka kuvuga mu muco ukuntu ibintu biba bimeze, iyo umwana nk'ubu ni urugero tuvuga, uramutse ufite umugore, urugero umwana akavukira mu rugo rwawe utaramubyaye, umugore wawe bakamutera inda akahavukira akanahakurira, uwo mwana aba yitwa uwande? Ese ubwo nyine mu gihe batazi ise bavuga ko ari uko nyine umwana urugo avukiyemo yitirirwa se wo mw'urwo rugo, naho byaba bizwi neza ko uwo mwana atari uwawe, ariko ahita yitirirwa se wo mw'urwo rugo. Yego, niko ibintu biba bimeze. Rero Yesu yari wa Yosefu yari papa Yesu. Yego, nuko rero tubona ko ntago birirwaga bicaye gusa. None se baryaga iki? Neza akabazo kamwe ntuza Yosefu yari umubaji bikajya bigenda bityo, nta makuru wenda nk'abantu mwasomye Bibiliya y'ahantu wenda yajyaga kugurira ibikoresho, tuzi ko wenda uri hano Nyagasambu wajya kwibariza hariya munsi y'umuhanda kwa nde umuntu na kenkayori runaka yaguriragamo igitangaje. Kenkayori muri biriya bihe Bibiliya ntago yandika ibintu byose, ntago yakwandika ibintu byose ngo bikunde. Ariko nyine bari kugomba kwandika nka kenkayori bajya kuguriramo iyo misumari y'amapata bakamenya ngo ntekereza ko icyo gihe bacuraga hari ngira ngo kera gucura byahoze. Ayo makuru n'aba yatwimye twari kumenya ngo hari igihe wenda Yosefu yigeze gukubitwa mu gihe cy'ubushomeri akajya kwikopesha muri kenkayori runaka, urumva nyine ari ubuzima buri inyuma. Aba baje ukuntu bameze ni abantu badakize batanakennye, ni kuba bateye buriya babaje, ni abantu bari normal, ni abantu bari hagati no hagati. Buriya kugira ngo ubone umubaji nyine wabaye hatari akagera ku rwego rwo hejuru ni bake, kimwe reka tubihorere. Ariko ni ukuvuga ngo kwa papa Yezu bari badakize, bari abantu baciriritse ariko nanone batari abakene cyane, ariko ari abakene. Urumva rero ni urwo rugo Yesu yavukiyemo. Wenda ikindi kintu naganiriye n'abantu wenda nkibaza nzakibaza umwe mu bantu wenda tuziranye basenga, nanjye ariko ndasenga, ukuvuga ngo ariko mu masengesho nubwo twese turi abanyabwenge ku isi hagiye turutanwa. Nibajije akantu kamwe ndavuga ni nk'ubu ngubu umunsi w'imperuka ugeze ugasanga Imana yavuze ati muzane icyo gitabo kirimo ibyaha, urumva turebe ibyaha by'abantu, uwo duhana tumuhane bamwohereze mu muriro abandi bajye mu ijoro. Ugasanga bayo nk'ikibazo nk'icyo gitabo kirabuze, cyagenda gute? Kibura cyagiye nyine nanjye oya kirabuze nyine, wenda bakavuga bati okay mwese murahari twese twazutse, bakatavuga ati okay nyaga imbere
mpagaze imbere akavuga ati zana icyo gitabo marayika turebe. ukakibura. Marayika ugasanga arimo arikatisa mu byumba akingo nizajya kubita iyi gitabo nakibuze. Byagenda Rwose nyaka reka nkubaze. Ko nawe uri igitangaza utekereza ko Imana yandikisha ikaramu? Icyo gitabo urumva ari igitabo kimeze gute? ngaho tuvuge bigiye kuri flash. Bajya kureba flash bareba video zanjye wenda zibyanakoze bagasaza abaye virusi. Ni ukuvuga ngo imirimo wakoze n'imirimo nakoze byose ni Imana itibagirwa. Imana ni Imana itibagirwa kandi ni Imana itagira iyo furashi uvuga Imana asigira. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo ari umwana w'umuntu, ni Imana itibagirwa byose. Ntekereza ko igihe cy'imperuka nikigera, ntabwo nasomye birenze, ariko ntekereza ko igihe cy'imperuka nikigera nka buri wese ibyo yakoze azaba abireba ndetse azi n'aho akwiye kujya kugira ngo yego ni uko ibintu bizaba bimeze. Naho ubundi turetse iby'imperuka, iyo umuntu apfuye niba ashobora gupfa akiranirwa, hari umuntu uvuga ngo yenga igisambo cyagize amahirwe ariko ariya ni amahirwe, ntabwo biriya babishingiraho. Ariko iyo umuntu apfuye iyo agize iherezo ryiza, hari aho ajya gutura akazarindira imperuka. Iyo umuntu apfuye afite iherezo ribi, hari aho ajya gutura akazarindira imperuka. Ni ukuntu ibyo bintu biba bimeze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imperuka nivuga, abazaba barapfuye n'abazaba bakiriho twese tuzazurwa. Abazaba barapfuye abazaba barapfuye twese nari nshatse kuvuga ngo abazaba barapfuye barakoze neza n'abazaba barapfuye barakoze nabi twese tuzazurwa, n'abazaba bakiriho, kugira ngo twese tuzumve umunsi w'urubanza wacu. Simusubije aho ngira ngo yego. Enoke, twagutumiye mu kiganiro, ubutumire bwacu wabwemeye. Abantu bari barakudusabye kuri Soso TV show babyumvishe, bumvishe ko kugira ngo ijambo ry'Imana rigere hose kandi neza, ntabwo rizagendera mu bantu beza, rizagomba guca no mu bantu batejejwe kugira ngo nabo babashe kwezwa, tubashe kugira gute kumera neza, twese tuzakizwe. Kuko Imana irifuza yuko twese twakizwa tukajya mu murongo umwe turi abantu bejejwe. Enoke, ni ukuvuga ngo ni icyo wabwira abantu platform zawe ukoreraho bagende bagukurikirana?